ariko icyo nkuko wari ubivuze urwego rukuru rw'umuryango wa Rayon Sport ndumwe mu bagize urwo rwego ndetse inama imwe iherutse kuba naranayitabiriye imikino ya Rayon Sport ndayitabira imwe n'imwe ibikorwa bya Rayon Sport ndabyitabira ibyo nabashije kumenya cyangwa se iyo mfite umwanya navuga yuko rero nka Munyakazi Sadat numva rwose mpari kandi Rayon Sport si yacu tugomba no guhora duhari kugira ngo tuyifashe gutera imbere tuyifashe kubaho tuyifashe gutekereza kugeza igihe tukizaba tukiri mu nshingano z'urwego twatorewe nabwira rero abareyo abadukurikiye abanyarwanda yuko Munyakazi Sadat arahari rwose Perezida byangiyemo kukwita perezida ni perezida wabaye perezida cyane rwose uravuga ko uhari gute twabonaga Munyakazi Sadat ari imbere mu gutanga amafaranga mu nama ariko nyuma yaho ndumva harabaye inama nyinshi usibye interview twabonye na Muvunyi mu kigaruka muri Rayon Sport mbivuga gutyo mwese muvuga ko mwari mumaze hafi imyaka 4 wari umaze mikeya atagera muri Rayon Sport cyangwa atagera mu Nzove ariko twabonye mu nkera z'abahizi nk'ebyiri twabonye umwiherero mu Kagera kandi muri Rayon Sport bakakuvugaho ko no mu Kagera bakuvuzeho bati uwo muntu nawe mu mwegere rimwe na rimwe bakanavuga ati twaramutumiye ntiyaboneka muravuga ko muhari gute cyangwa muravuga ubu ngubu byatangiye icyambere oya duhari igihe cyose ntago twahera hano muri studio cyangwa uyu munsi hari igihe umuntu ashaka kugutumira wenda ntuboneke kubera impamvu zinyuranye rimwe na rimwe akagutumira ukaboneka ariko wenda nk'ibyabereye mu Kagera nkeka ko bitari ibya Rayon Sport kuko nk'urwego rukuru ntago twabimenye ariko ntago twabimenye cyangwa tubyemeze bitegurwe mu rwego rukuru ariko hejuru y'ibyo nta nubwo nabonye ubutumire bwo kujya mu Kagera donc nabimenye nk'uko n'abandi banyarwanda bose babimenye rero urumva nta wandenganyiza yuko ntari mu Kagera igihe ntari natumiweyo gusa icyari gikomeye suko wenda nagiyeyo cyangwa ntagiyeyo ahubwo ibiganiro byiza byahabereye gutegura uburyo Rayon Sport igomba gutwara igikombe gushyiraho amatsinda azafasha mu gutwara igikombe n'ibindi nkuko nagiye mbibona numva ko ari igitekerezo cyiza ni igitekerezo cyiza kandi navuga yuko buri wese nk'umurere twagishyigikira inama zabanjirije hari zo nabonetsemo nayo mbabwiye ko nitabira inama ya board yabaye ndetse ifata n'imyanzuro myiza hari inama zindi nko gutanga amafaranga hari buryo tuyatangamo navuga yuko kuva ngiye muri board ntago navuga ko ntatanze amafaranga narayatanze nubwo ntaza kuyavugira hano mu buryo bwo gufasha equipe nagiye mbikora kandi numva mbikora kubera urukundo mbikora kubera gukunda Rayon Sport n'ishyaka ryo kugira ngo itere imbere ikomeze ibe umuryango mwiza ubereye siporo y'u Rwanda siporo twifuza yuko rwose twaba uruhembe cyangwa se indongozi z'umupira w'amaguru mu Rwanda ndetse n'izindi siporo egaba Rayon Sport izajya igira igihe ishinge n'izindi siporo basket volley n'ibindi bikorwa byinshi atletisme amagare n'ibindi so nkavuga rero nti twifuza yuko tuzahora turi ku ruhembe cyangwa se indongozi za siporo yo mu Rwanda. Hanyuma perezida niba uko ugihari muri izi komite ubwo nyine mu rwego rukuru aho mugeze mukora tukamugitegushye urabona ari perfect nyine ibyo mwiyemeje intego mufite murana muri kuzigeraho niba ugihari wiyevare ukiri mu rugendo byaba bigoye afite nawe navuga wenda kugera aho bigeze mu ngubu bo kugera ubu ngubu turagerageza buriya ibintu byose hari up and down hari igihe bizamuka igihe bimanuka hari igihe biba byiza igihe biba bibi hari igihe Ngabo ajya kuri YouTube akansomera ibaruwa ya kera ibyo tukabirenga tugakomeza wenda nawe babimubwiye ngo abikore hari igihe duhoberana tugahana amabizu hari igihe tugenda gute donc ni up and down kandi nibwo ubuzima bwacu bubamo byinshi nyine rimwe na rimwe
umuhanzi yavuze ngo babamo byinshi by'amayobera ariko icyangombwa ni ugusirimonta cyangwa se kurenga bibabangamira mukarenga iyo mitego mukarenga utwo tubazo tugenda tuza kugira ngo mutere imbere. Tugiye rero kuri current situation. Perezida, ejo bundi Rayon Sport wari umaze nk'amezi niba narabikurikiranye neza wari umaze nk'amezi nk'atatu cyangwa arenga utayivugaho muri public nta hantu wa appearinga uyivugaho nkuko bivuga wenda inama zimwe uzitabira cyangwa imikino imwe yitabira uko washobojwe ariko kuyivugaho nkuko abantu basanzwe bakuzi as a vibrant person utabikora kuki wagarutse? Indahari nta naho nagiye ariko hari igihe umuntu aba afite impamvu nyinshi rimwe na rimwe ziri personal cyangwa se akazi kenshi cyangwa iki zituma wenda utabona umwanya wo kugira byinshi uvuga ku biba ariko bitavuga yuko ubudahari ubuhari buri gukurikirana ibikorwa ukurikirana ibirimo kuba rimwe na rimwe ukanatanga inama mu gikari ugatanga inama aho bishoboka kugira ngo wa muryango wanyu ukomeze ube mwiza. Kuba rero mari maze amezi 3 cyangwa 4 nta kintu mvugaho cyane suko ntahari ahubwo sinuko hari n'uwambujije by the way ahubwo nuko wenda umuntu aba ari busy mu buryo bumwe no mu bundi hari byinshi umuntu yakurikiranaga kandi byari ngombwa n'ubundi ariko rwose abareyo ntibumve yuko silence isobanuye absence. Silence ntabwo isobanuye absence. Ndahari rwose mu byumve yuko mpari kandi cyane. Sibira ku kibazo cyanjye rero natangiriwe mu kanya. Ejo bundi ugize utugiye kuri Twitter. Wenda no kuri technique badufashe bayidushyiriyeho. Urandika uti mukura Victory Sport murimo muraseka. Tari ku mwaka ubwo mperuka ku buyobozi narabarijije ati ninagaruka 5-0. Ati ninagaruka y'umwari izuba riva rwose kuri Tele Stadium ati nagaruka mwasigesheje muzayaririsha ngira ngo iyo ni Twitter isobanutse ubuyumva ariko abantu batangiye kugira byinshi bibaza hasi muri comment abakubaza uburyo wagenda gubasubiza hari wakubajije yitwa nde yitwaje Manara kuri Twitter kubaza ngo ninjye usomye nabi ako icyo nibuka nuko ushatse kuvuga ko uzaba uri president then icyo bamusubira bati ahubwo uvuga ko nzaba ndi owner nyirayo waduhaye clearance nyine tubwire byinshi kuri icyo kintu kuko mu kusobanura iyo statement umuntu ashobora kumvamo ibintu byinshi ubwo icyo agiye kudukorera no kuduha ishusho ya nyayo y'ibiri mu mutima we harushobora kuvuga ati nuwo ariko Sadati ni owner kuko owner wa Rayon Sport n'umukunzi wayo ahava kagera harushobora kuvuga ati oya ntabwo ari owner ariko birashoboka ko yazamuba mu gihe yagura imigabane nkuko mwagiye mutangaza kenshi ko mugiye kwinjira mu bihe byo kugura imigabane muri Rayon Sport. Hari nakandi nge numvisemo akomojeho ntari naribajijeho ngo rega Rayon Sport ngo izagira no mu yindi mikino hano ni abari wowe na volleyball ikintu cya mbere iriya Twitter ninjye wayanditse mukura kudukubita nubwo hari ababyise umwuka mubi nzigo n'ibindi nk'ibyo ntabwo ndabasha kubyumva byavuzwe ariko icya mbere mukura koko yadutsinze muri fazare no muri fazare turu ntabwo ari ibintu byadushimishije nk'abakunzi ba Rayon Sport nk'abarwanashyaka ba Rayon Sport nk'abahora baharanira yuko Rayon Sport igomba kugira intsinzi. Nurebye amafoto nashyize kuri iyo Twitter agaragaza neza abakunzi ba mukura rwose bari mu byishimo by'ikirenga nubwo ntakoresheje amafoto y'abakunzi ba Rayon Sport wowe wabonaga ko bari mu gahinda bababaye rwose gakomeye kubwira mukura yuko rero tugomba kuzayihonda ibyo ni message umurebe wese yakagombye guha umuntu wari wese watsinze rero cyangwa yibabaje ariko by'umwihariko ku kibazo mumbaje tese ownership wavugaga ni yihe nkuko mwabivuze Rayon Sport hari project twavugiye mu nama y'inteko rusange numva ngaba yarahari namwe mwarabimenye yuko tugomba kuzashinga societe cyangwa se company yo kugira ngo tubashe kwegeranya cyangwa se kugira icyiciro tugeraho
muri uko gushinga rero company hazabaho kugurisha imigabane. Ni mu kugurisha imigabane rero buriya message yanjye yakagombye kumvikana yuko nababwiraga abantu ntimwitegure yuko nzagura imigabane, ahubwo nimunacunga nabi nzayigura nyimare ijana ku ijana. Ubwo rero abazagura tuzabe ducuranwa, ahubwo ubwo natangiye kampeni nziza yo gukora company nyibwira nti nyaboneka nimucunga nabi muzashiduka Munyakazi Sadate yarayijyanye. Kandi hari benshi bahise bavuga bati hari radio imwe ntashatse kuvugira hano numvise bavuga ati reka ntitwamukundira ninde uzayimugurisha nese ko izaba iri ku isoko. Nari umuntu ibuze undi ku isoko kugura icyo yashyize ku isoko. So rero message yari ikomeye ko ari ukuvuga ngo turashishikariza abantu kuzagura imigabane igihe izaba yagiye ku isoko. Nanjye nka Munyakazi niteguye kuba nayigura kugira ngo mbe nyiri Rayon Sport mu buryo bwa ownership. Binyuranye na association burya buri umunyamuryango yego, ariko burya ntago buri owner w'ikintu. Ntago wafata association ngo uvuge ngo noneho ngo ubunyamuryango bwanjye ndabugurishije. Mu mategeko ntibishoboka. Ariko ownership w'imigabane yawe, shares zawe ushobora kuzifata ukazigurisha cyangwa ukagurira n'abandi bazifite. So urumva yuko harimo difference hagati ya association na society cyangwa se na company. Aho ngaho birangira ku tubazo ni kamwe ariko kashobora kubyara tubiri. Icyambere dukurikije procedure mwebwe nk'abayobozi ba board ya Rayon Sport mwatangaje, numvise ko harimo amezi 18 from the day iyo company zaba launched abantu bagatangira kugura membership mbere na mbere, hanyuma ayo mezi 18 yarangira akaba aribwo hazageraho igihe cyo kugura imigabane noneho ku muntu ku giti cye. Ndamutse mbibaze neza kuvuga ngo umwaka utaha amezi arimo mu byumva nkahagije, umwaka utaha muri sure ko abantu bazaba bari kugura imigabane nk'ubuyobozi. Cyo ni ikibazo cya mbere. Icya kabiri, nkurikije uburyo nabyumvise kugira ngo umuntu abone 49% ya company bizaba biri muri miliyari 6. Uri tayari guhita uterekamo hariya abantu bakavuga bati Sadati Munyakazi nyiri Rayon Sport? Reka mpere ku cyambere. Navuga yuko mu cyifuzo cyanjye twagira umwaka utaha twaba duteye iyo ntambwe yo kuva muri yo kuba twagura imigabane. Ni icyifuzo ariko ntabwo navugira ubuyobozi, nubwo mburimo ariko bufite umuvugizi representant legal ni ufite capacity yo kubuvugira, ariko ntibyambuza kuvuga icyifuzo cyane. Umwaka utatwifuza yuko iyo migabane yabigurwa rwose impaka zigacika. Umuntu akajya avuga ati noneho ndi ona wa Rayon Sport kuko nashoyemo amafaranga yanjye. Naho kubijyanye rero n'agaciro k'imigabane Sadate Munyakazi yagura, burya biterwa iyo gishize ikintu ku isoko. Nanakangurira abareyo n'abayobozi bayo kubyitondera cyane, kigira agaciro bitewe n'uko gihagaze. Uyu munsi Rayon Sport ikubise amakipe twari ibikombe ikajya muri Afrika ikazunguruka ikagira gute, agaciro kayo karazamuka ku isoko ry'imigabane. Ariko igiye igatsindwa ikabura ibikombe, ikabura epfo na ruguru, tukabura ibyo tugira, icyo gihe rero byaba ari ikibazo gikomeye kuko agaciro ka ya migabane gashobora gutakara kagasubira hasi. Rero agaciro k'umugabane gaterwa n'igihe, kagaterwa n'impamvu nyinshi, kagaterwa na investment ushaka gukora. Ibyo wazabidetermina ukurikije igihe. Ariko biguye muri iyo range waterekamo ibyo n'ibyo. Biguye muri iyo range nifuza kuba majority share abareba babyumve neza yuko ega rero ni shwadiru. Sinzi impamvu abantu batayibona, njya nkunda kubibabwira ariko abantu ntimubyumve cyangwa abantu bakabyumva nabi. Icyambere Rayon Sport igomba kubaho ifite uko ibayeho. Ibintu byo kubaho muri association ntago bizatuma iramba. Nuko umuntu abivuga abantu bakamutera amabuye ngo arayigurishije, ariko se none bizagenda biti? Niba ushaka kujya muri competition na equipe nka Young African cyangwa za Simba cyangwa za muri South Africa n'ahandi Mamelodi n'izindi, wajyamo se udafite amafaranga. Kisi aka kanya yabaye monde ya beto, monde ya benefice ubona kuko washoye. So abareba batangire bumve yuko nitutagana muri uriya murongo wo kugura imigabane, Rayon Sport imibereho yayo mu gihe kiri imbere kizaba kigoye. N'aka kanya mubona yuko biragorana,
ugasanga turasitaragoringa turagira gute umuntu ati ntagitanga amafaranga ubundi se ategetswe kuyatanga nta kibi umutegeka n'ubushake bwe donc iyo time tugomba kuyirenga tukumva yuko tugomba kuba abantu koko bashobora gutanga amafaranga yacu n'ibikorwa byacu kugira ngo icyo dukunda gitere imbere. Wakwibaza ko igihe wabikoreye ari nka ironi cyangwa se ukunyeka kubera ko bikoze ari uko Rayon Sport yatsinzwe wamusubiza iki? Wabitekereza gutyo navuga ngo afite roho mbi. Abafite roho mbi kuko iyo utekereza muri negative sense nini buri negative nawe ubwawe. Wani wigeze ubitekerezaho timing ukavuga uti ibintu nzanye yatsinzwe? Ndi open mvuga ikintu cyanjye uko uburi kuzabona uko nzakubwira. Niyo wakwibuka za message mwasomeye hano burya biya byari byo ni kuko kuri kwanjye ntago njya ngira ironi mvuga ibintu uko mbitekereje